Koza subscribe kuri Nyayo TV show, naho turakora subscribe. Iki ngiki ni igihe cyo kuba wakora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana kuri gatanu. Uyu munsi rero twagarutse nanone, murabona ko turi kumwe n'umumama mwiza cyane. Watangira wibwira abadukurikiye. Nitwa Vestine. Vestina, urakoze cyane kutwibwira. Murabona ko uyu mama, murabona ko ni umumama witinyutse akajya mu kazi mu gihe yagombaga kuba yicaye mu rugo ategereza abandi wenda bagombaga kumuha amafaranga, ariko ibyo byo ntabwo yabitekereje. Aravuze ati reka ndambure amaboko hanyuma nigendera mu kazi ibindi ubundi. So turagira ngo rero tuganire, ukimara kwinjira muri aka kazi cyangwa se muri uyu mwenda w'akazi tukubona wambaye, ndagira ngo utubwire ibyiza wabonye byo kujya mu kazi cyangwa se ibibi byo kwicara udakora, ibyiza wabonye, ibyiza byo gukora. Ndagira ngo utuganirize muri makeya, utubwire imva n'imvano icyagutiye kugira ngo ufate umwanzuro wo kujya mu kazi. Ibyiza mumaje ku bijyanye n'ibiza byo kuba umuntu yahaguruka agakora akazi. Ni byiza gukora ugakura amaboko mu kazi, ugakura amaboko mu mufuka. Bigufasha gutunga umuryango wawe, bigufasha kwitinyuka ukaba wajya muri aka kazi mureba ka sekirite. Abenshi agenda baragatinya bijyanye ko hari amahugurwa tubanzaho yo kujya ku ikosi, ariko iriya kosi ni ryiza cyane kuko uvayo wungutse ubwenge icyo ugomba gukora, uzi neza icyo ugomba gukora, kwinjira mu baturage muri serivisi duhabwa ufite disipurine. Urakoze cyane. Mbere ukiri mu rugo ukicaye wumvaga bizagenda gute? Kubera yuko buryo umuntu yicaye mu rugo ntabwo ajya abasha gutekereza ibintu byagutse. Mbere ukiri mu rugo wumvaga bizagenda gute? Mbere nkiri mu rugo numvaga ntagomba kwicara, kuko kwicara si byiza, kandi ufite umuryango uhagarariye. Iyo udakora uba uhomba, iyo ukora hari ibyo ubasha gufasha umuryango wawe. Urakoze cyane. Urebye muri iyi minsi turimo cyangwa se minsi iruhije, biragoye kubona umumama nkawe uri mu myaka nk'iyawe kugira ngo afate umwanzuro wo kujya gukora akazi cyangwa se afate umwanzuro wo kuva mu rugo. Abenshi usanga bavuga ati wenda mvuka mu miryango ikize, cyangwa se mfite abana bazamfasha, mfite umugabo wagakwiye gukora ibi byose ngiye ntabwo ari ngombwa kujya mu kazi. Ubibona gute muri iyi minsi? Muri iyi viziyo, muri iki kinyejana, nta mpamvu yo kuba wasaba utari ikimuga. Ufite imbaraga ugomba kuzikoresha, ko hari igihe zigeramo zigashira, ariko aka kazi icyo kadufasha baraduteganyiriza. Wazagera mu zabukuru ugatungwa n'ayo cyose ari ayo wizigamiye. Urakoze cyane. Ukimara kwinjira muri iyi kampani, ndabona ni kampani ishinzwe kurinda abantu cyangwa se ibintu. Ukimara kwinjira muri iyi kampani, ni iki wenda wasangiza umuntu uri hano hanze cyangwa se umuntu udukurikiye uko nawe wambaye imyenda? Ni iki wamusangiza? Ni ibihe byiza mbega wabwira umuntu by'iyi kampani? Ibyiza nabwira umuntu muri iyi kampani cyangwa se abantu, gutinyuka bakaba bakwinjira muri sekirite, ibijyanye n'umutekano. Akazi babonye ntibagasuzugure, kuko akazi kose ni keza, kuko gatuma ugira iterambere. Mu by'ukuri ntaguciye mu byo uvuga, hari igihe tuba turi hano hanze ugasanga nk'urubyiruko rw'abana b'insoresore ugasanga bari hano hanze, akavuga ati ngiye sinajya mu kazi k'abasekirite, ngiye sinakora akazi kuko ni akazi kavunanye, ni akazi wenda kazatuma ntabona umwanya wo kuba wenda najya mu rungano rwanjye njye kwenjoyinga wenda se mu kwishimisha. Abo bantu bari hanze cyangwa se bagifite iyo myumvire imeze gutya, ni izihe nama wabaha? Inama nabaha ni uko bajya batinyuka, bakaba bakwitwara neza, bagakora imirimo iyo ari yo yose, niyo yaba ari sekirite bagakora, ko sekirite nayo ni nziza, ikora ibijyanye n'umutekano kandi ikabahereza ibyo bakeneye, bigatuma batandagara mu muhanda. Urakoze cyane. Urumva imihanda turiho cyangwa se urubyiruko rw'umunsi wa none, biragoye kukumvisha ko akazi k'abasekirite cyangwa se akazi k'umutekano ko kurinda abantu ndetse n'ibintu ari akazi gashobora kuba wenda kakuvana kuri level uriho runaka ikagushyira ahandi hantu. Ubu ngubu biragoye kubwira umuntu niba uhembwa, wenda tuvuga urugero, niba ufite akazi kaguhemba 60,000 cyangwa se 70,000,
uyu munsi wa none urubyiruko aricara agatekereza avuga ati ninjya wenda saa kumi n'ebyiri z'umugoroba nizigera wenda ndajya gutega umuntu runaka, hanyuma umuntu nteze wenda mwamucapuze telefone cyangwa se agiye mu rugo rw'umuntu abe yafata ibindi bintu se biri aho ngaho abe yabasha kubijyana. Wowe icyo gihe ni izihe nama wabaha zatuma nyine zitaberekeza mu izo ngeso? inama nabaha rero ni uko bakwiyubaka bakumva inama abantu babagira zo kwitwara neza, bakandika badepoza kujya mu kazi, bagakura amaboko mu mufuka, bakaba bakwitwara neza, bakaba abantu batunganye. Murakoze cyane. Tuvuga kuri iki gihe uba usanga abantu runaka cyangwa se urubyiruko runaka avuga ngo ngiye sinajya kuba umusekirite, ngiye ngo sinakora ibi n'ibi, ugasanga wenda ari mu rugo akaba afite izindi ntekerezo zishobora kuba zituma atajya mu kazi cyangwa se zituma ajya kuba yarambura amaboko ngo akore, ugasanga ahubwo ibyo bitekerezo afite biramwerekeza mu ngeso mbi. Ndagira ngo tubwize ukuri cyangwa se n'abadukurikiye bumva impanuro zawe cyangwa se ibitekerezo byawe, uburyo ushobora kuba waritinyutse ufata umwanzuro wo kujya mu kazi. Wagombaga kwicara mu rugo wenda ufite umugabo akakwitaho cyangwa se ugashaka n'ibindi bintu byakwinjiza amafaranga ariko utagiye mu kazi. Ndagira ngo ubwire bari abantu ikintu ushobora gukora kikakubyarira inyungu ndetse n'ikintu gishobora gukora kikakuba cyakubyarira inyungu itari nziza. Ntukagire umuntu usuzugura akazi ako ari ko kose, ko akazi umuntu akora yumva agakunze kandi agashaka, kagerageza kumuteza imbere, umuntu agahabwa inguzanyo akiteza imbere, akaba yakwishyurira umwana ishuri, ubwo ukareka kwandagara bikamufasha, agahabwa n'ayo mafaranga abasha kumutunga n'umuryango, akitunga cyangwa se agatunga n'umuryango. Arakoze cyane. Mu minsi yashize nakoranye n'umuntu ikiganiro wo muri kampani yanyu, ambwira ibyiza yagiye ageraho, atubwira imbogamizi yagiye ahura nazo muri aka kazi, ndetse atubwira n'inyungu kuba yagera muri aka kazi yagiye abonera muri aka kazi. Tubwire byibuze imbogamizi 5 wahuye nazo kuba wagera muri aka kazi. Akazi nagasabye ngakunze numva nkishimiye, iyo babyisetinzemo mu maraso yawe kumva kakurimo numva ari keza, kugeza ubu ko ngakora ngashaka nta mbogamizi n'imwe naba ngafiteho cyangwa impamvu naba ngashakaho, ko ngakora ngakunze bikamfasha n'abana banjye cyangwa umuryango wanjye. Izo ngizo ni imbogamizi tubwiye ko nta mbogamizi wigeze uhura nazo muri aka kazi. Ndagira ngo rero utubwire ibyiza 5 wakunze ugira kuva wagera muri aka kazi. Ibyiza navuga bigera kuri 5, ko ntabivuga byose ariko birahari. Ndigo aka kazi naragakoze kandi ndagusaba icyo bita imiryango. Iyo ni impamvu ya mbere. Yego. Aka kazi ka sekirite k'umutekano ni keza cyane, bituma urinda abantu ndetse nawe ukirinda n'ibintu byabo. Aho turinda hakaba umutekano w'abantu n'igihugu ndetse n'ibintu byabo bigatekana. Urebye mu gihe cyashize wenda muri generasiyo y'abatubanjirije, kuba wari kubasha kubona umugore wagomba gufata umwanzuro akajya mu kazi nk'aka ngaka byari bigoye cyane. Ndagira ngo rero ku itariki 15 z'ukwezi kwa 7 dufite ubukwe. Ese ku itariki 15 wowe ubibaza ko hazaba iki? Nkuko muvuze ngo mufite ubukwe 15, ndumva nasubiza icyo ngiye ko hazaba ubukwe. Ku itariki 15 z'ukwa 7 dufite amatora ya Perezida wa Repubulika. Ukurikije ibintu Perezida wa Repubulika yagiye atugezaho cyangwa se umutekano yaduhesheje kuva yafata iki gihugu cy'u Rwanda akakivana ahantu hari hakaze cyane
tukaba tugeze ubu ngubu ku itariki 15 rero dufite amatora y'umukuru w'igihugu perezida wa repubulika Paul Kagame. Kuri wowe ni iki wifuza kuri perezida wa repubulika? uhereye kuri iyo tariki 15 icyo nifuza kuri perezida wa repubulika, yatugejeje kuri byinshi, turishimye. Icyo mwifuzaho ni uko n'ubundi twazamutora. Murabyumva rero, kubera ko yayoboye neza n'ubu biracyanshimishije, n'ubundi ndumva twakongera tukamutora. Murabyumva rero, ku itariki 15 dufite ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi dufite ubukwe. Nabwita ubukwe kuko ni umunsi udasanzwe aho tuzatwitabira amatora ya perezida wa repubulika Paul Kagame. Amatora nshishikariza umunyarwanda wese kuba yakurikira akajya kubara amafishi y'itora, cyangwa se ku kagari cyangwa se mu midugudu akareba ko iyo fishi y'itora amazina yiwe n'imyirondoro yiwe yose. Ku itariki 15 rero ndayinginga umunyarwanda wese kugira ngo tuzagende turambike igipfunsi ku kindi gipfunsi, hanyuma rero twitorere umuyobozi wacu dukunda cyane. So uyu rero ni Nyayo TV show, nabwiye yuko tuzajya tuganira mu buryo bugiye butandukanye. Iyi televiziyo akaba ishinzwe kuvuga ku bantu bagiye bagira ibigwi muri sosiyete runaka, ariko bitavuze ko nawe ufite inkuru runaka wayidusangiza. Uyu munsi rero murabona ko twabazaniye umumama mwiza cyane, mwumvishije ko yagiye tuganiriza ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hari abantu rero bari hano hanze, ushobora kuba witekereza ngo akazi kuri sekirite sinagakora, akazi runaka katuma nandavura sinagakora, ariko ndagira ngo nkubwize ukuri ko akazi kose wakora wabasha kwerekeza amaboko yawe cyangwa se ibitekerezo byawe, ako kazi wagakora kandi kakakugirira umumaro muri rusange. Ndagira ngo rero umuntu wese utaratinyuka kuba yakora ako kazi, nyaboneka aho kugira ngo ujya gusabiriza, nyarukira ahantu hakwegere, niba ari ibyangombwa runaka bagusaba ubidepoze, hanyuma ubashe guhabwa akazi, hanyuma wikomereze upange imishinga yawe nk'uko wabiteguye. Iyi rero ni Nyayo TV show, nagakurikira.